Hari igihe inkuru imwe gutera kwibaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, ese umwana muto ashobora kugeraho yumva atagifite impamvu yo kubaho, niki kiba kiri kumugiga ku mutima kugeza aho yiyambura ubuzima mu kanya gato cyane. Uyu ni umwana w'imyaka 12 umaze kwiyahura mu karere ka Ruhango. Ni inkuru ibabaje ndetse iteye n'agahinda. Bienvenue kwizera niko nitwa Yinitoza TV, cyo gukora urakizi kanda subscribe, like na share kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru yacu bitazajya bigucika, ubundi tujye tubana gatanu kandi. Ni inkuru yabereye mu karere ka Ruhango, umurenge wa Ntongo. Haravugwa inkuru yibabaje y'umwana w'imyaka 12 yasanzwe mu mugozi, yamerewe nabi cyane cyane. Abamutabaye bihutiye kumukuramo muri uwo mugozi bamujyana kwa muganga ku kigo nderabuzima cya Nongwe, ariko n'ubundi akigerayo ahita yitaba Imana. Uyu mwana yabanaga na sekuru na nyirakuru babyara nyina, ari nabo bamureze. Nyina umubyara we yaratuye mu mujyi wa Kigali, mu gihe uyu mwana yakuriraga mu cyaro. Umunyamabanga rero nshingwabikorwa w'umurenge wa Nongwe, Ndahayo Jean Marie, yabwiye itangazamakuru ko ngo mbere y'iki gikorwa cyabaye uyu mwana ngo yahuraga ahamagara nyina amubaza se umubyara aho aherereye, ariko nyina akanga kumuha ibisobanuro birambuye. Gitifu Ndahayo akeka ko iki kibazo cyakomeje kujya umutima uyu mwana, gishobora kuba ari cyo cyamuteye kugerageza no kwiyahura bikamuviramo urupfu, aho yagize ati nyina umubyara w'uyu mwana ngo atuye i Kigali, naho umwana arererwa kwa sekuru ndetse na nyirakuru. Akomeza asobanura ko uwo mwana yasize nyirakuru mu rugo, afata umugozi ariyahura. Abamubonye bihutiye gutabara bamukura muri uwo mugozi bamujyana kwa muganga, ariko n'ubundi birangira atarokotse. Kugeza ubu Gitifu Ndahayo avuga ko aho nyina w'uyu mwana aherereye hatazwi neza, uretse ko ngo yumva ko atuye i Kigali. Uyu mwana yigaga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Ku bijyanye n'impamvu zishobora gutuma umwana muto yiyahura, Chantal Yimudahogora, inzobere mu buzima bwo mu mutwe, avuga ko kwanga ubuzima bitagira imyaka, aho yagize ati ntabwo kwiyahura cyangwa kwanga ubuzima bigira imyaka. N'umwana muto ashobora kugira ibikomere bikomeye bishobora kumufata ku mutima bikamubuza gukomeza kubaho. Yongeraho ko kandi hari ababyeyi bafata abana nk'aho badafite agahinda cyangwa se ibitekerezo byimbitse, nyamara abana bagira ibibazo bikomeye bikatuma biyahura imburagihe, bakagira ibibazo ariko bakabibika kuko ntawe umuntu bashobora kubibwira ngo abikemure. Ku kibazo rero cyo kumenya inkomoko, avuga ko ari ikintu gikomeye cyane ku bana, cyane cyane iyo bamaze gukura, kugira ngo basobanukirwe. Aho yagize ati umwana uko yaba angana kose, iyo akubajije ati papa ari he, ugomba kumubwira mu buryo bujyanye n'imyaka ye. Nubwo waba warakomerekejwe n'uwo muntu, ugomba kubanza kwivuza ku marangamutima yawe kugira ngo utazakomeretsa umwana. Iyi ni inkuru irasiga isomo rikomeye ku miryango. Ababyeyi bose, abana bacu bakeneye kuganirizwa, kumva ndetse no guhabwa ibisobanuro. Ibibazo byabo ntibigomba gufatwa nk'ibito kuko bishobora kuvamo ingaruka zikomeye. N'inshingano za buri wese kurinda ubuzima bw'abana ndetse no kubafasha gukura bafite icyizere n'urukundo. Wowe uri kureba iyi video wari kubikemura gute? Twandikira igitekerezo cyawe mu bitekerezo, kandi ntibibagirwe gukurikira no gukanda subscribe ku Itohoza TV kugira ngo ukomeze kuganira ku nkuru z'ukuri zibaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mwakoze cyane, mugire ibihe byiza. Bienvenue kwizera niko nitwa